nge numvaga ko ibintu basenga bitabaho. Navutse ndi umusiramu, ndanabyiga, ndanabyigisha, ariko naje kubona imbuto kwa mushumba. Amen. Imana nahabonye na n'ubu niyo ngihagararanye nayo. Haleluya. Amen. Ndashaka kubabwira ngo wowe none ahangaha wumva ko Imana yagusize, ntabwo yagusize, iracyari kumwe nawe. Ndaje mbahereze ubuhamya. Akimara kunsengera nari mu bihe bibi bikomeye cyane. Wansengeye umunsi umwe, nari navuye abarozi baranesheje mu rugo, naragiye intoki barazihinnye, ndaza nicara mu rusengero, arambwira ati wa mugabo we, amarira warize Imana irayahanaguye, genda mu kazi. Haciye iminsi 2 mpita njya mu kazi. Nta nubwo nari mfite aho kurara icyo gihe. Hanyuma nyuma yaho nza kuza, hari umunsi nigeze kuguhamagara ndi Butare, nakoheremeje message ndakubwira ngo umukobwa wanjye yabuze, abarozi bamuteje ibintu, none twamuburiye irengero, dore uyu mukobwa yarabonetse. Kandi nanone ikintu nshima Imana kubwa amasengesho yawe, uyu ni umuramyi mwiza. Yaravuze ngo nanjye kubwa profeti wasenze Imana ikandinda, nanjye nzaba umuramyi mwiza. Dore n'umwuzukuru wanjye guha Imana yamuhaye. Kadukomera Imana amashyi menshi cyane. Uyu ni umukobwa wanjye, uyu ni umwuzukuru wanjye. Hanyuma uzasuzugura Imana urebe ko wowe egera Imana, ni wegera Imana izakwegera, nukunda Imana izagukunda. Ndarahiriye yamamaga, ni wegera imbere y'Imana uzayibonesha amaso yawe yose. Ndashimira rero profete, ndatanga ituro ry'ishimwe ry'ibihumbi 10 kubw'uyu mukobwa n'uyu mwuzukuru, n'ukubw'uko wamesheje umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Kadukomera Imana amashyi menshi cyane. Ndashima Imana ikoresha profete, irakora niyo ndi guhamya. Ndashima Imana tubona aha iragaragara, ntago ari yo kuvuga. Ariko ikindi shima Imana, ndashima Imana yambwiye ibintu byinshi, imbwira ibintu byinshi. Ikindi kimenyetso nabonye, profeta hari ibintu yambwiye kwibanga sinshobora kubivuga, ariko bigiye kugaragara. Impamvu bigiye kugaragara, nimugoroba nabonye imyiteguro yabyo. Profe, nabonye imyiteguro yabyo. Uzi ko ukwiye kugera ku rwego rwo kurebana n'ikibazo kandi kikurusha imbaraga, ariko ugatinyuka ukareba ikibazo ukakibwira ati n'ejo buzajya. Merutse gutekereza kuri aya magambo, umugabo ambwira ati nari ndi gutegura mariage, njya kubona mbona umugabo mwaraje ngo ariko ngo pastor ngo Satani arakwanga, ngo ari no kurwanya ubukwe bwawe. Sinzi hano nakuye igitekerezo, ndamubaza ariko reka naye mbanze nkubaza, ubundi urashaka nanjye nkubaza ikibazo, hari wowe ko wakoze ubukwe yaragutwerereye? Ngo ubukwe bwawe ari kuburwanya, ariko Mana arakwanga. Ubundi mu bintu akwiye gukunda ubukwe bubamo budakozwe n'isoni. Ndebera uwo mwicaye mu ndebere mu maso, ushize ubwoba, ushize amanga, umumbwirire ngo uzongera umbone. Ndakubwira impamvu. Ntago njya kure, nkuzaniye ijambo rivuga ngo bazongera bakubone. Ndabizi hari ababisobanukirwa ari uko tumaze gutaha, ariko mu bintu nakubwira profete, turashimira Imana igaragaza icyo turi cyo, ariko igahisha icyo tuzaba cyo. Kandi igifite agaciro ntabwo ari icyo turi cyo, igifite agaciro ni icyo tuzaba cyo. Ntabwo igifite agaciro ari icyo uri cyo. Wapi? Kubera ko mu bintu nabonye urangiza segonderi uvuga ngo uruwa agaciro, ariko nyuma y'igihe gito agaciro kagatakara kuko ushaka kaminuza yagerwaho igata agaciro kuko ushaka masters. Shatse kuvuga ngo icyo uri cyo si cyo gifite agaciro, ahubwo icyo uzaba cyo nicyo gifite agaciro. Hanyuma icyo nakundiye Imana igaragaza icyo uri cyo, ariko igahisha icyo uzaba cyo. Muririmbyi ahita aririmba abisomye muri Bibiliya avuga ati erega Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu, wahisha ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu.
muzamurire ibiganza kandi dore bamaye n'icyo kunywa bibaho. Amazi ndaje njyanywe mu kanya, ariko tumuzamurire icyubahiro. Zamura haleluya, haleluya, haleluya. Ijya bingora kuza kuvuga ahangaha ngo nivuga amazina profete yamvuze nitwa Pastor John, nibyo. Ibindi nanjye reka nivugiraho Yesu agace gato nshoboye, bundi nitahe. Kuri iyi nshuro ndashaka kukubwira icyo bita agaciro k'umuhanuzi, kuko bamwe tumushidikanyaho abandi ntitumwemeranweho, ariko mumbwire ngo ubuzima bwawe bukeneye umuhanuzi, ubishaka utabishaka. Ibyo byo profete ntabwo nzi nimba hari abatakwemera cyangwa hari abakwemera, ariko ndashaka kukwibwirira amagambo avuga komeza urugendo, babishaka batabishaka urakenewe. Hari ijambo ryatewe bashumba ngo jewe ngo sinumva yuko umukobwa kwa runaka ngo yaba yatabawe, ngo jewe simbyumva. Mundebere mu maso mumbwire ngo si ngombwa ngo ubyumve. Ntabwo jewe mbyumva. Mu ishuri yabaga uwa nyuma, sinumva ukuntu yaba yabonye akazi, jewe simbyumva. Mumbwirire ngo si ngombwa ngo ubyumve, cyakora icyo nakubwira akazi yakicayemo. Simbyumva ukuntu baba bateye ivi, uziko bamwambitse impeta, jewe simbyumva. Itangazo riravuga ngo si ngombwa, ntabwo ari ngombwa ngo ubyumve, ntabwo ari ngombwa ngo ubyumve. Kubera iki? Imana yacu icyo nyikundira, ntabwo Imana yacu ibanza kuza kubikumvisha ngo ubundi ngo ibikoya. Mumbwirire ngo izabikora utabyumva, ibivugana natwe batabyumva, ikabisohoza batabyumva, tukabigenderamo batabyumva. Si ngombwa ngo mubanze kubyumva. Haleluya. Si ngombwa, ya simbyumva, si ngombwa. Yemerera tumuzamurire icyubahiro Yesu, kandi ngarukire kuri aya makuru mpite nsoza. Bibiliya iratubwiye ibanga ugomba kugenderaho aho uri hose. Ukwiye kwisobanukirwa, nutisobanukirwa abantu bazagusobanura uko utari, bikubabaza. Bibiliya yaranatubwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora, kandi ntabwo bazakora utuntu twa feke oya, ahubwo ngo bazakora iby'ubutwari. Niba ushaka kuba umucuruzi udasanzwe, niba ushaka kuba umumiliyoneri, niba ushaka kuba umunyacyubahiro, biragusaba kumenya Imana, kuko numara kuyimenya izagukoresha ibyo by'icyubahiro utekereza. The first ni ukumenya Imana. Dore igituma nkubwira ngo ukwiye kubanza kwisobanukirwa. Ntacyo bitwaye bavuga ngo uri indaya, ariko ubizi wisobanukiwe neza ko utariyo. Profete, ntacyo bitwaye bavuga ngo ujya ikuzimu cyangwa ngo ujya mu kirere, ariko ubizi neza yuko ukorana na data wo mu ijuru. Reka bavuge, ntacyo bitwaye, no, nta kibazo. Mu yandi magambo biragusaba kwisobanukirwa, kuko numara kwisobanukirwa ntabwo abantu bazagusobanura ngo bagusobanure nibagusobanya bikubabaze. Oya, ahubwo iyo abantu bagusobanuye uko utari kandi wowe wiyizi uko uri, niho ijambo rivuga ngo abazi Imana. Ya ako tumuzamura icyubahiro. Zamura haleluya. Bibiliya rero itubwiye ku bantu bisobanutse. Iryo jambo nsomye, Bibiliya itubwiye ngo hari umudugudu. Uyu mudugudu wari urimo abantu bisobanukiwe, bazi abo baribo. Noneho ngo muri uyu mudugudu hatera icyitwa ikibazo, amazi ararura. Nasomye Bibiliya zibisobanura
kuko njya nkunda kwiyicarira muri biro, gihe nicaye muri biro mba ndi kwisomera Bibiri ngo nkunde nimenyera ubwiru bw'iyi Imana dukorera. Ngo Bibiri zisobanura ngo aya mazi umugore wayanywagaho atwite yabyaraga umwana upfuye, umugabo wayanywagaho urugo rumeze neza yakubitaga umugore kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Aya mazi umukobwa wayanywagaho ishoboraga kugira n'imyaka 40, 50, 60 nta nuravuga ngo sheri. Mundebere mu maso mumbwa ati amazi yararuraga pe. Bibiri tugira ngo bashakishiriza mu bahanuzi, bashakishiriza mu mafaranga, mu bintu byanunguye bikanantangaza ni uburyo amazi ashobora kukururira ufite amafaranga. Ngo bashakishije ibintu byose bagerageje n'ubwenge bwabo byanze. Bibiri tugira ngo bajya no gushakira ku cyitwa umuhanuzi. Ngarutse ku gaciro k'umuhanuzi. Bibiri tugira ngo hari umugabo witwa Elisa, yari umuhanuzi. Mundebere mu maso mumbwira ati ku musozi barakuzi. Oya mumbwire ngo barakuzi. Ku musozi aho utuye niba uri indaya barakuzi, nubwo batabikubwira ariko barakuzi. Niba ari wowe ushinzwe guteranya abantu, niba uri umurozi kabone nubwo batabikubwira ariko barakuzi. Uyu mugabo Elisa bari bamuzi ku musozi yuko hari umuhanuzi. Ngo maze bamugeze imbere baramubwira ngo barapfukama, baravuga ngo databuja reka tukubwire kuri iyi shuro nturebe uko tumeze, ntutwitiranye, twebwe turisobanukiwe turiyizi, ariko dufite icyitwa ikibazo. Nturebere mu mubyibuho ge ndiyizi, mfite diyabete. Borohereza umuhanuzi baravuga ati ntutwitiranye twe turiyizi. Baramubwira ngo reba uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko ubireba databuja. Umuhanuzi yitegereje abona umudugudu urimo amazu meza, aramubwira ngo reba uburyo uyu mudugudu urimo imodoka nziza. Umuhanuzi abyitegereje abona harimo imodoka nziza, arongera baramutambutsa ngo reba uburyo uyu mudugudu urimo abagore beza n'abakobwa beza, ngo arebe abona nibyo. Arangije ariko baramubwira ati ntutwitiranye dufite ikibazo, amazi ararura. Uziko amazi ashobora kukururira uhembwa umushahara ufatika. Muhanuzi aritegereza ibyo bamubwira, reba uburyo umudugudu uri mwiza wubatse neza, ariko ikibazo amazi ararura. Hanyuma mbariza uwo mwicaranye umumbwire ngo nta hantu amazi akururira muri iyi minsi. Oya duhana amakuru, mumfatire mu kiganza mumbwira ati nubwo wambaye neza nta hantu amazi akururira. Oya mumbariza nubwo witeye akamakiyaje nta hantu amazi akururira kandi wimake. Nta hantu amazi akururira nubwo waje gusenga. Hari igihe amazi arura kandi usa neza, ariko amazi akarura. Ariko tuzamurira ibiganza Yesu yaratwimanye. Uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaturamiye.